twongeye kubasuhuza inshuti z'urubuga abantu buntu, abadukunda n'abadukurikira mwese. Twizeye ko muri hafi kugira ngo dukurikizeho igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye kivuga ku mateka akomeye y'isi kandi cyerekana uko ibintu byahozeho, cyerekana uko amateka yanditswe mbere y'uko Bibiliya yandikwa, kuko nicyo gitabo tubasha kubonamo amateka ya kera, ariko mbere yayo hariho andi mateka. Kandi twabonye ko mu mico gakondo mbere y'uko tubona Bibiliya hariho amateka dufite n'uko tuyazi, kandi amenshi yagiye yandikwa mu bitabo byinshi bitandukanye. Mu gice gishize rero twarebye uko ubuzima bwariho n'uko abantu batekerezaga ko ubuzima bwaje ku isi, batekereza n'uko abantu ba mbere baje ku isi, ndetse mu mico itandukanye twagiye tureba uko byanditswe kandi byavuzwe. Ibyo nibyo twashingiyeho turabyiga turabyumva. Ubu rero tuje kureba igice cya kabiri, kuko twashoje tugeze kuko ubwami bwa Misiri bwari bwarashinzwe, aribwo bwiswe ubwami bwa Egiputa muri Bibiliya, ariko bwo ubwabwo bwitwaga ubwami bwa Kemeti. Inkomoko rero y'ingoma y'ubwo bwami twabonye ko ari abantu bakomotse muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariho ku masoko ya Nili hagati y'u Rwanda n'u Burundi na Congo na Tanzania. Bazamuka berekeje uko Nili igenda, banyura za Uganda na za Tanzania no kuri Victoria. Baragenda uko Nili yagiye, baragenda ku mwisho wayo aho Misiri y'ubu iri, baba ariho bashinga ubwami bukomeye cyane bwabaye igitangaza mu isi y'icyo gihe, abantu bakajya baza kubuhururira. Twabonye ko ari mu myaka 6,000 mbere y'uko ibara ry'ubu ritangira, ubwo twavuga ko hashize imyaka 1000 bigera nko ku 8. Ubu rero tugiye kureba amateka muri make y'ubwo bwami, kandi twitegereze neza inkomoko yabwo nk'uko twayibonye. Ubwo bwami rero twabonye ko bwari bukomeye cyane, kandi amahanga menshi yagiye abusanga, ndetse tunabona abaje baturuka muri Uru, muri Aziya y'ubu, aribo bise ko bavuye mu gihugu cy'Abakarudaya, bakaza basanga ubwo bwami. Ubwami bwa Misiri bwakiriye bute abashyitsi baturutse muri Uru? Ubu bwami bwari bwaragwije amaboko mu by'ubutunzi, ubwenge ndetse n'iby'umwuka. Bagiraga abami, bakagira amategeko 42 yabafashaga kubana neza no kubungabunga umutungo kamere. Ayo mategeko yari akubiye mu cyo bitaga mati. Ibyo byari bifite igisobanuro cyabyo, ariko ryari nk'itegeko nshinga rigenzura iby'umwuka, rikagenzura n'iby'ubutegetsi n'imyitwarire ya rubanda. Kandi bari baramenye kwandika no gusoma, kuko inyandiko za mbere zagaragaye mu bubiko bwabo bw'imitamenwa ya piramide. Birindaga kugira icyo bangiza, kuko bari bazi ko buri kintu cyose gifitiye ikindi umumaro. Mbese babonaga ko mu biri ku isi byose hagize kimwe cyangirika, bishoboka ko byatuma n'ibindi byose bihungabana cyangwa bikabura ubuzima, bikaba rero ubuzima bwaba nabi kubera ko kimwe kibayeho nabi. Iyo niyo yari filozofi yabo yo kubungabunga buri kintu cyose, kuko babonaga ko buri kintu gifitiye ikindi akamaro. Ni nayo mpamvu bakiranye urugwiro abashyitsi bari baje babagana, nubwo babonaga badahuje imyumvire n'imitekerereze, kandi no ku ruhu badahuje ibara, babikeshaga imyumvire yabo
bakuraga muri ayo mategeko yabo ya maati, ari nayo yari ikubiyemo indangagaciro zose n'amategeko yabagengaga. Ibyo nibyo byatumaga bagira urugwiro, bakakira icyo ari cyo cyose kandi bakakibungabunga. Uko byagiye bitinda, ba bashyitsi bashatse kwigarurira ubwami bwa Misiri, kuko nabo bari bamaze kugwira no kugwiza ubutunzi. Bakoze ibishoboka byose, biga ubwenge bwo mu Misiri kandi biga uburyo bahirika ubwo bwami bw'igitangaza, maze bakaba babwigarurira. Ibyo byatumye bene ubwami barakara, maze bashyiraho itegeko rinyuranye n'ubuntu bari barabagiriye, itegeko ryo kubakoresha ubucakara no gutuma batororoka binyuze mu kugabanya impinja zabaga zivutse ari abahungu. Ibyo byatumye bwa bwoko bw'abashyitsi bwaje buturutse muri Uru buhura n'ingorane nyinshi kandi zikomeye, kandi mbere bwarabanaga neza na bene igihugu, ndetse barashyingiranaga bakabana neza. Ariko buri bwoko bwakomezaga gukomeza imigenzo yabwo no kwizirika ku mico yabwo. Iryo shyanga rero cyangwa iryo shyanga ryari rije rigashyingirana n'abo muri ubwo bwami, byatumye havuka urubyaro rwisanga mu bwoko bwose, kuko wasangaga hari umwana ufite ababyeyi bo mu mpande zombi. Muri iyo nkundura rero nibwo habonetse umuryango wo mu baturutse muri Uru wabyaye umuhungu, maze biga ubwenge bwo kumwohereza kurererwa ibwami rwihishwa, maze akazababera umucengeri uzigarurira ubwami, maze akazabubashyikiriza bitabagoye. Oyo niyo mari bari bize yo kubyara umwana, bagashaka uburyo yagera ibwami akarererwa ibwami. Ariho baje kumuhisha, aho abakobwa b'ibwami banyuraga bakaza kumutwara bakajya kumurera ibwami, kugira ngo azabashe kwiga mu mashuri y'ibwami, arererwe ibwami mu nzu y'ibwami, azahave aza kubwira bene wabo amabanga yose n'imitsindo yose, kugira ngo nabo bazabashe kwigarurira ubwo bwami, cyangwa bajye gushinga ubwami bundi bumeze nk'ubwo ngubwo. Ariko intego nyamukuru yari ukwigarurira ubwo bwami. Uwo mwana yarerewe ibwami aba umwizerwa, kandi niwe wagombaga kuzaragwa ingoma, kuko abamureze bamwizeraga nk'umwana wabo, bagombaga no kuzamuraga ingoma, kuko yakuranye ubwenge kandi yabyize abishyizeho umuhate. Ariko imirimbanyi z'ibwami zabonaga ko ubwami bwabo buri mu marembera, niko gushyiramo ingufu zo kuburizamo iyimikwa ry'uwo mwana. Umwana warerewe ibwami akaba agiye kubatwara ingoma, kandi babonaga ko ubwo bwoko bw'abashyitsi buzabamerera nabi nibusingira ubutware, kuko bari bamaze n'igihe babushyira mu bucakara, banagabanya imbyaro zabo kugira ngo butazororoka bukagwira bukabibasira. Kuva ubwo habaye intambara z'urudaca, maze abantu batangira gutatanira hirya no hino. Ubwo rero kuko uwo mwana w'umusore yari amaze gukura kandi igihe cyo kwima ingoma cyari kigeze, ubwo yaratangiye rero kujya kurengera bene wabo bakura mu bucakara no kubavugira, byatumye ba bantu batangira kwangwa, ndetse batangira kurwana n'ubwami, bashaka kwibohora, kandi bashaka ko n'umwana wabo wize ibwami bajya imbere, bakaba babasha kwigarurira iyo ngoma. Ariko hagati aho, ubwo havugaga intambara, tugiye kureba hamwe akandi gace gato kerekana intambara z'ubwami bwa Misiri n'abashyitsi bashakaga kwima iyo ngoma. Muri izo ntambara zose abantu bakomeje gukwira imishwaro, maze bamwe bimukira iburengerazuba bwa Afurika, nibo baje gushinga ubwami bwa Ghana, ubwami bwa Misiri n'ubwami bwa Kongo yaje ikagera muri Afurika yo hagati, ndetse ikagera no ku masoko ya Nili.
Kongo yari ubwami bunini cyane, ariko abatatanye bagiye bashinga ubwami butandukanye. Ariko ba bandi bakomeje gutura mu karere k'ibiyaga bigari, ba bandi batimutse, ubwo twabonye ko hari abigeze kwimuka bakajya gushinga ubwo bwami, hari abasigaye mu rugo batimutse, abo bo ntibigeze bashinga ubwami, ahubwo barabyaye barororoka, ariko bakomeza kuyoborwa n'abakuru b'imiryango, imiryango yabo migari. Muri bo twavuga bo mu gice cya Afurika y'Epfo n'iy'Iburasirazuba, ari nabo baje kwitwa le peuple bantu cyangwa se bantu, kuko ururimi rwabo ruhurira kuri iryo jambo. Iyo bavuze umuntu baravuga ni mutu, muntu, monto, cyangwa se bose bagahuriza kuri icyo gicumbi, noneho baza kwitwa le bantu. Ariko kandi izo ntambara zo mu Misiri zatumye hari abahunze berekeje inzira yari yarabajyanye. Ubwo muri ba bandi batatanye bamwe bakajya iburengerazuba, abari bazi iyo bakomotse bagarutse berekeje kuri Nili, barongera bararomboreza bagaruka ku ivuko aho bagarutse. Abo rero nyuma nibo baje kwitwa abanilotike, kuko bakunze gukurikira Nili no kuyituraho cyane, kandi bagahuza imico kuko bari bayikuye ubwami bukuru bwari buri muri Afurika. Nuko baza kugaruka ku ivuko aho baturutse, bamwe ndetse ngo bari baje no kureba ko babona imitsindo y'intambara n'amage yari yarabagwiriye. Ariko rero kuko ibihe byari bimaze guhinduka, baraje bongera kubana n'abo bari barasize, aribo biswe bantu. Bo rero nyuma baza kwitwa lenilotike, ari naho hakomotse iyi ntambara y'amoko iri mu karere k'ibiyaga bigari ubu ngubu. Ariko igisekuruza cyabo cyose ni kimwe, kuko bamwe bari barimutse bagiye ibwami bwari bukomeye bwo mu Misiri, baza kongera kugaruka kuko ubwami bwari buhuye n'amakuba, bagaruka ku bicumbi byabo. Ariko kuko abasigaye mu bicumbi bari bakigendera ku myizerere yo kwakira bose na byose, bakiriye abo baje babagana, maze bakajya babana mu mahoro, bagashyingirana, bakagabirana. Kera kabaye rero kuko abo bagarutse bari barabonye ibijyanye n'ubwami bwo mu Misiri, nabo baje kwigira inama yo gushinga amami muri ibyo bihugu by'ibiyaga bigari bari babonyemo uburuhukiro. Kandi kuko bari bazi ko ari naho bakomokaga, baravugaga bati ba bantu twaje duhunga badusanze mu bwami bwo mu Misiri bakabusenya bakatwirukankana, reka tugwize imbaraga hano, twigarurire abantu bose n'imiryango yose iri hano, dushinge ubwami bukomeye. Ahari ejo abantu nibaza badukurikiranye bazasange dufite amaboko, tubashe kubarwanya. Kuko nta handi babonaga ubuhungiro, babonaga ko nta handi bahungira. Ariko ibyo nabyo byabashwanishije n'abari bamenyereye kuyoborwa n'abakuru b'imiryango migari, kuko byagoranye kwiyumvisha iyo mpinduramatwara bazaniwe n'abo bitaga abashyitsi baje babagana. Tukiri aho, abagarutse ku masoko ya Nili bihatiye kwiga ururimi gakondo, kuko bari bazi neza ko ari rwo bakoreshaga mbere y'uko bimuka bakagana mu Misiri. Nicyo gituma Abahima, Abanyamurenge, Abanyendu, Abafurero, n'abandi batuye mu Bugande, n'abandi batuye muri Tanzania, Abahema n'abandi bose usanga ubu ngubu n'Abarundi n'Abanyarwanda bose bavuga ururimi rumwe, nubwo bamwe bakunda kurwita Ikinyarwanda. Ariko iyo ucyise Ikinyarwanda byumvikana ko ari ururimi rw'u Rwanda, ariko usanga abatuye kariya karere kose bavuga ururimi rumwe. Rero wenda narwita ururimi rwa bene Imana, kuko bose bahuriye kuri icyo gicumbi, kandi iryo zina Imana n'iyo myizerere barayihuje.
bafashe rero amazina atandukanye, ariko ururimi rwakomeje kubahuza kandi Imana yabo iracyari imwe, ari nayo ya kare ibahuza bose. Nubwo amateka yabashyizemo imipaka myinshi, ariko bose bahuje igicumbi kimwe kandi umukurambere wabo ni umwe. Mu Misiri rero intambara zaje kurangizwa nuko ba bashyitsi baturutse muri Uru baje kwiyemeza guhara, barahunga berekeje inzira yabazanye nabo, nk'uko abagarutse mu biyaga bigari berekeje inzira yabazanye, n'aba bashyitsi bari baturutse muri Uru nabo berekeje inzira yabazanye, ariko ntibajya kure, bambuka umugezi gusa, umugezi utukura, baragenda bajya kwica bene igihugu bo mu ntara y'ubwami bwa Misiri, intara yitwaga Kanani, hakurya y'uwo mugezi utukura. Maze baragenda bahashinga ibirindiro, na bugingo n'ubu baracyahatuye. Aho niho bashinze amategeko asa n'ayo bakuye mu Misiri, nk'uko Abanyamisiri bandikaga ku mabuye no ku mapapirisi, nabo bajyanye sisiteme yo kwandika, kuko bari barabyize babizi, bandika amategeko yabo ku mabuye, bo bandika amategeko 10, kuko mu Misiri bo bari bafite 42. Nuko bakora n'icyo bitaga isanduku y'isezerano, yari ifite imitsindo kandi ifitemo n'amategeko ajya gusa na yayandi ya Mati yagengaga Abanyamisiri. Abacitse ku icumu b'i Kanani rero, kuko bajya gufata iyo Kanani, abaturage baho bari baramaze kuhatura nabo barishwe cyane, barabirukankana ndetse barahunze, bagaruka mu bice byo hakuno y'umugezi utukura, basanga ubwoko bwabo bwari bwarahunze bumanuka, ndetse bamwe bajya n'iburengerazuba, aribo bashinze ubwami bwa Ghana, Mali. Uko niko ubwoko bwaturutse muri Uru bwaje gutandukana n'abakavukire bo mu bwami bwa Misiri. Ubwo rero reka tube dushoreje aho ngaho, ubutaha tuzareba uko ubwo bwami bwaje gukomera, noneho tunarebe n'inkomoko y'ingoma n'ubwami bwaje gushingwa n'abo bandi bamanutse baturutse mu Misiri bahunga bagarutse ku ivuko, n'ubwami bwagiye gushingwa muri Kanani, nabwo bw'abari bahunze intambara bari barateje. Ibyo tuzabireba mu bice bizakurikiraho. Niho hazakomoka ubwami bw'u Rwanda, niho hazakomoka Karinga, niho hazakomoka ubwami bw'u Burundi, niho hazakomoka ubwami bw'i Karagwe, niho hazakomoka Abahima n'Abanyoro. Abo baturutse mu Misiri bagarutse ku ivuko, bagasanga abatarimutse bagumye ku gicumbi, bakongera kwivanga bakabyarana bakororoka, ariko bakaza bamwe kugira indimi zabo, abandi bakongera bakiga ururimi gakondo. Aribo haje gukomoka inkomoko ya Bantu, tuzareba mu bice bitaha, na Nilotike tuzareba mu bice bitaha. Ibyo byose tuzagenda tubyigira hamwe. Ubwo rero mukomeze mube hafi, kandi icyo mbashishikariza nuko mwadufasha namwe mukaduha ibitekerezo bitewe n'ibitabo byinshi bitandukanye mwasomye, bitewe n'amateka mwasomye, kandi mukabasha kubisangiza abandi kugira ngo duhumuke, turebe ko icyo dupfa ari gito kurusha icyo dupfana, kandi tumenye ko n'imbaraga z'umubi zatwinjiyemo tugomba kuzirukana, tukamenya n'inkomoko yabyo, tukamenya n'aho tugomba kwerekeza, kuko Afurika ari cyo gice gisigaye inyuma mu mateka y'isi, kandi ari cyo cyahoze kiri imbere mu mateka y'isi. Ngaho nimudukorere subscribe, mudukorere share na like, kandi mubashe kujya muduha ibitekerezo mutwunganira kugira tubashe gukangura abantu bacu batabasha kumenya iyo byerekeza, kandi noneho tubashe kugera
ku ntego y'iterambere kandi tumenye aho turi n'aho twerekeza, tubashe gusingira aho abandi bageze, kuko iki kirere cyacu cyasigaye inyuma cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe. naje nyakugira imana, naje kuvuza impundu, ayi ngo munsindire abanzi, munsindire abagome, munsindire abarozi, munsindire abajura, kuko urahanga murantuhanga, witwa mukuru mu ngoro, ayi ayi. Zanizogazaniri mwana wa mama, tuziture machare mwana wa mama, warubuza chuma base muzigura, zamusabika atayimanda bizi mwana wa mama. Turabashuhuje bakunze b'urubuga Abantu Buntu. Ubu tugiye kongera kuganira, ariko noneho tugiye gutangira icyiciro cy'ibiganiro bishya kandi bikomeye, bishishikariza abantu gusoma no gukusanya ibitekerezo biri impande n'impande ku isi, kandi bibashishikariza gufungura ubwenge no kureba kure, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'iyi si turimo, tubashe gusobanukirwa aho tuva, aho turi n'aho twerekeza, kugira ngo abantu bacu be gukomeza gusigara inyuma mu mateka, kandi be gukomeza guterwa ubwoba n'ibiriho cyangwa se n'ibitariho, bibabuza gutera imbere no kumenya iyo berekeza, bibabuza no kumenya iherezo ryabo n'itangiriro ryabo n'icyo bariho bakora uyu munsi. Ubu rero tugiye guhera mu mateka ya kera, turebe ibyariho mbere y'isezerano rya kera, cyangwa se turebe ibyariho mbere na mbere. Ese ni iki cyariho mbere na mbere? Ibyo turabireba duhereye ahagana wenda mu myaka y'ibihumbi 6 usubiye inyuma, cyangwa se ibihumbi 10 usubiye inyuma, cyangwa ibihumbi 8 usubiye inyuma. Ese mbere na mbere hariho iki? Ubu ndakeka ko abantu benshi bamaze kumenya ko isi itamaze imyaka 2022, nubwo turi mu myaka 2022,
ubu abenshi mumaze kumenya ko isi imaze imyaka myinshi abantu batarabasha kuvugaho rumwe, ariko turabasha kureba mbere y'uko ibitabo byo muri Bibiliya byandikwa, mbere y'igitabo cya mbere cy'itangiriro hariho iki? Ese hariho abantu? Ese ubuzima bwari bumeze bute? Ibyo ni byo tugiye kurebera hamwe muri iki gice cya mbere, tubirebe, ari nabyo bizaza kutugeza ku bindi bice tuzakurikiranya, tukabasha kumenya aho duhagaze ubu nuko ejo bizaba bimeze. Ibi rero ni ibitekerezo byanjye, ariko byagiye biva mu bushakashatsi no mu bitabo byinshi nagiye nsoma, nkabikusanyiriza hamwe, ari byo namwe mbasangije kugira ngo namwe mukomeze ubushakashatsi bwanyu, musome kandi mwite cyane ku byanditswe kugira ngo mubashe kumenya aho tuva, aho turi n'aho twerekeza. Ibyo ni byo bizadukururira muri rwa rugendo rwo kwimenya, kandi tukamenya icyatumye turiho, tukamenya n'iherezo ryacu iryo ari ryo, kugira ngo tubeho tutari mu bwoba gusa, kandi tubeho tuzi inzira tunyuramo, tuzi n'intego y'ubuzima bwacu. Ngaho rero dutangire twihuse. Mu nyandiko dusanga muri Bibiliya no mu bitabo bindi itagisobanurwa, ivuga ko isi yahozeho, kandi ivuga ko isi yari imigabane ibiri. Umugabane umwe wari ugizwe n'amazi, undi mugabane ugizwe n'ubutaka. Ibyo mushobora kubisanga mu gitabo cy'itangiriro igice cya mbere umurongo wa 9 n'uwa 10. Naho tugarutse mu myizerere gakondo y'Abanyafurika, cyangwa se mbere ya Bibiliya yuko abantu bayibona, ho abantu benshi mu myizerere gakondo bemezaga ko twaturutse mu ijuru tukisanga ku isi, tugakomeza ubuzima, ndetse by'umwihariko mu Rwanda ho bahamya ko abakurambere babo bamanukanye amwe mu matungo na zimwe mu mbuto bizabatunga ubwo bazaba bageze ku isi, ndetse ngo ubwo bahageraga Imana yakomeje kujya ibitaho kugira ngo batarimbuka, kuko imibereho y'icyo gihe itari yoroshye. Naho muri gakondo y'abazungu bo, mbere y'uko Bibiliya isomwa, abazungu bo bemeraga ko babumbwe mu gitaka, nuko umwuka uvuye ku Mana ukabinjiramo, bakabona guhinduka abantu bazima, ndetse nabo bakavuga ko bagiye baganirizwa n'Imana kugira ngo ibafashe kubaho, kuko nabo imibereho itari boroheye. Ariko uko bagendaga bakora ubushakashatsi bagamije kumenya koko niba ibyo bizeraga ari byo, bamwe baje kwemeza ko burya bakomoka muri Afurika, ndetse ngo bagiye bimuka bakajya gutura hakurya iyo. Niyo mpamvu bemeza ko Afurika ariyo ngobyi itubyara twese, kuko ngo umuntu wa mbere ariho yabanje gukomoka. Muri make rero bivugwa ko abantu ba mbere bagiye bimutse baturutse mu gace k'ibiyaga bigari, bagenda bakurikiye umugezi wa Nili, batura mu Misiri, bakaba ari naho baje gushinga ubwami bukomeye bwitwaga ubwami bwa Kemeti, bwatinywaga cyane kandi bukubahwa, kuko buri mu mami ya mbere yabanje gukomera muri iyi si. Ku rundi ruhande rero, ibyanditswe byemeza ko hari abakomotse ahitwa muri Uru cyangwa Mesopotamiya. Ibyo ni ibyanditswe muri Bibiliya, bikavuga ko ariho haje kuba inkomoko y'abantu bamanutse nabo baturutse muri icyo gicubu cyitwa Aziya. Abo rero nabo ngo baje berekeza i Kanani, bahageze inzara ibamerera nabi, bakomeza urugendo berekeje muri Afurika,
aho bakiriwe muri bwa bwami bwa Misiri bwari bwaramaze kwiyubaka no gushinga imizi. Kuko abanyamisiri bagiraga ubuntu rero, bakiriye abo bashyitsi bananiwe cyane, babakebera amasambu meza, baratura ndetse babaha aho kuragira amatungo yabo. Nuko Misiri ihinduka ityo ihuriro ry'amahanga abiri adahuje amamuko. Ariko mwibuke ko ku mpande zombi abimukaga batagiye bose, ahubwo hari abigumiraga ku ivuko cyangwa bakagira aho bihitiramo gutura bakiri mu nzira bataragera ku iherezo ry'urugendo. Twabonye ko ku mpande zose hari abimutse bava mu biyaga bigari berekeza bakomeza umugezi wa Nili bazamuka mu Misiri, n'ahandi tubonye ko hari abaturutse muri Uru aho bitaga mu gihugu cy'Abakarudaya ariyo Aziya y'ubu bamanuka bajya i Kanani n'abariko berekeza mu Misiri. Ariko hagati aho hari abatarimutse kuko bose siko bimutse, kandi hari n'abakomeje kwiturira mu nzira aho hagati. Abo nabo rero bakomeje kwiturira mu nzira cyangwa se abatarimutse, nabo barabyaraga bakororoka, aho ngaho bitiyemo gutura bakagira igicumbi cyabo. Ubwo bivuze ko hari abantu basigaye ku masoko ya Nili no mu nzira yose yerekeza mu Misiri, hakaba n'abandi basigaye ku gicumbi muri Uru no mu nzira zigana muri Kanani zerekeza mu Misiri. Dufite rero andi makuru yemeza ko abantu bigeze kuba buzuye isi yose, kandi isi yari ifite igice kimwe cy'ubutaka, ikindi kikaba amazi, nk'uko twabibonye haruguru aho byavugwaga muri Bibiliya. Twasomye n'imirongo yabyo, imirongo yo mu Bibiliya itajya itangirwa ibisobanuro, yerekana uko isi ya mbere yagize imperuka. Ubwo iyo mperuka y'isi ya mbere yabagaho, yigabanyijemo imigabane 7 dufite ubu. Bikekwa ko abantu benshi bahashiriye, naho abasigaye bakisanga baratataniye muri iyo migabane, kandi batandukanyijwe cyane n'inyanja ngari, ku buryo bamwe batamenyaga ubuzima bw'abandi. Ibyo nabyo ushobora kubireba mu Itangira igice cya 10 umurongo wa 25, no mu rwandiko rwa mbere rw'Ingoma, igitabo cya mbere cy'Ingoma igice cya mbere umurongo wa 25. Itandukanwa ry'ubutaka ryabyaye imigabane dufite ubu, ryatewe n'uko ubwoko bwavuye ku Mana bwaje bwaduka mu isi bukajya bubyarana n'abantu bwahasanze. Abo bantu Bibiliya ibita abana b'Imana baje kubyarana n'abana b'abantu, ariko mu migani ya kera itari ya Bibiliya bitwaga ibimanuka. Nibyo nababwiye ko no mu Rwanda dufite amateka y'ibimanuka, ariko Bibiliya yo yabyitaga abana b'Imana baje kubyarana n'abana b'abantu. Wabisoma mu Itangira igice cya 6 umurongo wa 2 n'igice cya 6 cy'Itangiriro umurongo wa 4, cyangwa ukabisoma muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 6 n'igice cya 2 cya Yobu umurongo wa 1. Bivugwa ko ibyo bimanuka ari byo byazaniye isi ya mbere kurimburwa n'ihindishwa rikomeye ryasataguye isi, ikigabanyamo imigabane tubona ubu. Abazi neza ibijyanye n'ibiremeshwa bine arizo 4 elements cyangwa se 4 elements, bemeza ko isi ya kabiri, bemeza ko isi ya kabiri tubonye irimbuka ry'isi ya mbere ari ryo ryasize imigabane ya ubu dutuyeho igize isi. Noneho rero abazi ibijyanye n'ibiremeshwa bine ari byo twise 4 elements cyangwa 4 elements, bemeza ko isi ya kabiri yarimbuwe n'amazi,
ariyo marenga y'umwuzure uvugwa muri Bibiliya, kandi ubu twe ngo tukaba turi mu isi ya gatatu izarimburwa n'umuriro, nayo ikazakurikirwa n'indi izarimburwa n'umwuka, kuko ariko isi izajya yezwa binyuze muri ibyo biremeshwa bine, cyangwa binyuze muri izo 4 elements cyangwa 4 elements. Ni ukuvuga ngo isi ya mbere yarimbuwe nuko ubutaka bwiyasaguye, ubwo ni ukurimburwa n'ubutaka. Isi ya kabiri irimburwa n'amazi ariwo mwuzure. Isi ya gatatu ikaba izarimburwa n'umuriro ariyo turiho uyu munsi, naho iya kane izayikurikira, ni ukuvuga ko hari abazasigara ku isi, iya kane izayikurikirayo izarimburwa n'umwuka, ubwo ni umuyaga wa rukokoma. ariko uko ibiremeshwa biri ni nako bigenda byeza isi. Ubwo rero muri make reka tube tugarukiye aho kuri icyo gice cya mbere, tuzakomeza n'igice cya kabiri tureba ibijyanye n'ubwami bwa Misiri, uko bwakiriye abo bantu baturutse muri Uri y'Abakaludaya, kandi tunareba uko nabwo bwaje kuremwa n'abari baturutse muri aka karere k'ibiyaga bigari. Tuzarebera hamwe ibintu byinshi muri ibi biganiro. Ndagira ngo mbararikire mwese kuba hafi mukazabikurikirana uko bizagenda bikurikirana, mugatanga ibitekerezo, kandi namwe mukagenda mutanga inyunganizi z'ibindi bitabo mwasomye, kugira ngo tubashe kumenya ukuri, kuko ubu ukuri kwabaye kwinshi kandi kwagiye guhishwa kugira ngo bamwe bikururireho abandi babagira abagaragu babo n'abaja babo, kuko isi ishaka kugira ngo bamwe ntibamenye kugira ngo ibashe kubayobora kandi bakoresha ibyo ishaka. Kugira ngo rero tubohoke mu mateka y'isi ikandamije abantu benshi ndetse n'ibihugu byacu cyane cyane byo muri Afurika, dukwiriye gusoma ibitabo bitandukanye, tukamenya amateka ya kera, tukamenya aho turi uyu munsi, kandi tukamenya n'aho twerekeza. Ibi bizatuma tutakomeza kugira ubwoba bwo kuvuga ngo imperuka iraje, tugiye kurimbuka, ngo Imana yavuze ko kandi wenda itaranabivuze, ngo ubu tugiye gushiraho, abantu bakadukangisha tugahera mu bwoba. Kandi muzi ko ubwoba butuma umuntu adatekereza, ubwoba butuma umuntu atagira icyo yikorera, ubwoba butuma umuntu adatera imbere. Niyo mpamvu ngira ngo mukurikije aya magambo tuboneye hamwe, muzabashe namwe gukora ubushakashatsi, kandi mbararikira no gukurikira ikiganiro kizakurikiraho bidatinze. Mukore rero share, mukore subscribe, kandi muduhe na like kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kuri benshi, ariko cyane cyane muduhe ibitekerezo n'inyunganizi bivuye mu bitabo mwasomye, kugira ngo tubashe kunganirana no guhugurana, twungurana ibitekerezo. Murakoze, Imana ibarinde.